Ese muri RDF bazongera guhamagara bwa kabiri? Nibyo tugiye kureba muri no video. Turebane video kugeza irangiye. Nyamuneka nuyikupa itarangiye urahomba byinshi. Ikindi kandi kanda subscribe kuri no channel niba nta mutima mubi. Reka turebe niba koko bazahamagara bwa kabiri. Ku bantu mwari mwansabye ko mbabwira ayo makuru, mwigire hafi mwese mbasubize. Ikiriho dore ngiki, abantu mwese ndi kubona amaposti kuri Facebook, nkabona amaposti mu magrupe ya WhatsApp, nkabona kuri TikTok, ndetse nkumva abantu benshi muri guhama mubisubiramo ngo bazongera bahamagare ngo bundi bwa kabiri, cyangwa se ngo barahamagaye, ndetse n'andi makuru atandukanye. Ariko kuri ibyo bintu ngiye gushyiraho umucyo. Wowe niba uzi ko wanditswe, umva ino video yose ni iyawe. Ikintu nagutangariza nuko ayo makuru uhabwa kuri Facebook, ayo makuru uhabwa kuri WhatsApp, ayo makuru wumva mu makomenti ya TikTok cyangwa se mu mapublicité abanyuzwaho kuri TikTok, ayo makuru ntabwo ugomba kuyizera. Impamvu nta musirikare, nta muyobozi ushobora kwegura telefone cyangwa se kwegura akamashini akajya agatangaza ngo bazongera guhamagara ubundi bwa kabiri cyangwa se ku nshuro ya kabiri ngo abitangaze. Oya, ayo makuru aba ari ibanga. Ahubwo dore ikintu kiriho, ayo makuru urabona nk'uko niba koko barabahamagaye simbizi, niba barabahamagaye bakabatungura, birashoboka ko niba koko bizanabaho ku munsi wa kabiri cyangwa se ku nshuro ya kabiri, nabyo birashoboka ko bazabatungura. Ariko bitavuze ngo urizera kanaka ngo yabivuze cyangwa se ngo babipublishinze ngo babitangaje. Oya, wowe tegereza, niba koko bizabaho uzabona uhamagarwa. Wikuka umutima, niyo bataguhamagara wazongera ukagerageza ubutaha, nta kibazo pe. Ariko mu magambo make, rekera guta umutwe, guta ibitekerezo, guta megabyte zawe ndetse n'umwanya wita ku makomenti ari gutangwa mu magrupe ya WhatsApp, cyangwa se mu makomenti, cyangwa se mu maposti ya Facebook, cyangwa se mu maposte ya TikTok. Oya, wowe tuza ushyire umutima hamwe. Koko niba bazahamagara bwa kabiri, utegereze uzabona baguhamagaye. Ikintu ino video yarigamije ni ukugira ngo mbamenyeshe ko mugomba kwirinda amakuru y'ibihuha avugwa, cyangwa se ngo wambajije, ngo abajije kanaka, ngo wabonye byatangajwe ndetse n'ibindi. Oya, ibyo bintu bireke, tuza ushyire umutima hamwe. Nk'uko wategereje igihe kirekire, komeza utegereze, nibenanga uzongera ugerageze mu mwaka utaha. Kubera ko byatuma ugira depression, cyangwa se ukagira stress, cyangwa se bakakurya amafaranga, cyangwa se ugasanga ubuze imbaraga zo kwikorera ibindi bintu byawe. Oya, tuza n'ikino video yarigamije. Nta gihe kizwi nzi, n'uwo muntu bitangaza nta gihe kizwi abazi. Rero wisara. Rero nsubije umuntu, cyangwa se nsubije abantu bari kumbaza cyane ngo mbabwire ngo ese watubarije, ngo na watubwiye. Ndakubariza kwande? Njyewe ndi content creator, naho ngeraho kukubariza naho. Kuri aya makuru nta kintu nakubariza. Rero ku bantu bambazaga amakuru nk'ayo, ndagira ngo mbabwire ko ayo makuru arayibanga, nanjye ubwanjye nayo mbanzi, naniyo neza no kumenya. Jewe igitekerezo ngo hayo nuko ugomba kwitonda ugatuza, nk'uko bahamagaye wenda kimwe ko bakongera bakanahamagara, byose birashoboka. Ariko tuza wikurikira ibihuha, kuko ayo makuru nta muntu n'umwe ubishinzwe cyangwa se uri mu babishinzwe aba yayatangaje ngabo nabo bumvireho. Byose no gukeka, byose nanarize. Rero ntukabishyire ku mutima wawe. Ndabakunda. Niba ukunze no video, kanda muri komenti nawe wandikamo ko wabyumvaga uko wari usanzwe ubyumva. Kanda like kuri no video, kanda share ino video, uyisharingire n'abandi bantu bajya bumva ibihuha bitandukanye nk'ibyo nawe uba wumva ku mbuga zitandukanye. Ndabakunda, Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.